imfashanyo mwarose. Oya, si imfashanyo twaronse mama. Si imfashanyo twarose mama. Raba, ngo ndumugabo, ni iki? Rabisha raba. Ushaka kwibaza umugabo. Yabo gusenga. Umuntu nanifuza ni nkabo. Aha nta serivisi. Uriba kwera ukiba hanyuma ugaca utekereza. Ashaka kubwira ko nasakaje. Bonjour. Bonjour. Ça va? Afete ntangaje. Cyumva ko wabize umugabo yindi kare kindi kintu nyene kikigabo waramize ni Jésus. Aussi, non mais c'est rien longtemps. Ça faisait 6 ans. Babyeyi mureke imitima ya kinyamaswa. Sorry son. Reba intambara hagati y'abakundanye kubera umukene, ishyari, irari, imitima ya kinyamaswa, ubwicanyi bukabije. Sorry son. Sorry son. Ari mu modoka cyane yitwaye ampagarara iruhande menshi cyane kugira ngo anyereke ko ari mu modoka y'umugabo wanjye. Yerekana nubwo twanganye ariko n'umugabo wanjye. Umunya ko ari umuhungu wanjye. Wiyemeje kubanganya uko neza. Wiyemeje kubanganya. Urashaka kugenda mu Kigali cyane? Barangije. Kabere ruganyuma ntuzongeye no sinzigera nitwa Sorry son. Ariko utajya kumva kuzabikora intaso. N'ubundi kubyara n'umugabo abana bakubwira. Sorry son. Sorry son. Ndagiye ngongera ahantu tugiye gusura. Genda funga mpfunze ariko ntabwo ndabandifunze sibyo? Wowe numara kumva turenze fungura usohoke bw'ibindi tuzabivugana sibyo? Urakoze cyane. Byari byanyuga ko ndikoze kuvuma.
Diana. Diana. n'abadamu bose baraho ahubwo baranabatashya nibagiye kubabwira amakuru ya remise mama ndumva mama wari we ufite zi gahunda ye neza umwana arimo umurimo amurimo asakora iki arimo arahinga ari mu gace mu nkukazi umwana urangije kaminuza ajya no guhinga none se yari kubura byose nk'ingati imennye ntacyo ngiye guhinga rero none yakora iki remi namubonera akazi akira mushimire imana iguha umugisha akazi keza nubwo usanzwe udufasha nta kutagira ariko ibyo byo birahebuje njye ntacyo nabona naguhera yewe ntako mutagira ahantu hiyubashye ndakubwiye ngo kuva yarangiza ntabwo ndasinzira kandi abakozi bose bo muri ibyo biro niba uzaba bahagarariye abayobozi yewe ntako mutagira nuko tudafite icyo tubashimira ariko imana yonyine izabaduhembera ndakubwiye ngo ubagiye gutungwa n'umushahara w'amafaranga agiye gukorera menshi umurundo nicyo burya abavandimwe bamarirana n'ubundi burya hakiza ku bana none se ubu mwamumbwirira akaza byibura nkamusubiza yewe reka mukubwirire iyo nkuru nziza kanze muhamagara umwana wanjye we imana ishimwe arahinga imana ishimwe siyo mwete se yagira Remi mama se mama ko sivuye mu rugo utameze neza uje gukora ikiganiro mu murimo papa titaragushaka wandi w'i Kigali arashakira iki ntabwo mbizi mwana we yewe yaje ryari aje mu kanya ajya kumureba ubu harangije ariko aragushaka hari igihe yabakuzaniye n'inkuru nziza Mwana nsengera umwana wanjye amanywa n'ijoro wamaka bakubwira inkuru nziza nta kintu yigeze ambwira mwana ubuse yabakimbye koko nkagurisha mwana wazana ngufashe isuka winjire mu nzu hariya bakubwira inkuru nziza ari kumwe nande ari kumwe na papa wawe na papa ariko turinjirana muri kazi iki isuka hari igihe waba ukutse iyo suka
ko Sharemi cyamaye ngo wari wagiye guhinga uraho neza Remi cyaro kirakwishe pe isi birenge rero usigaye ukata amatafari rukarakara oya twari turimo duhinga amakuru yawe turaho nanjye ntabwo nari mperutse ino nari mperutse ino nanjye kubera akazi kenshi ariko nyine narabimenye ko warangije kwiga umwaka wose urashize nta kazi nshaka ahantu hose akazi pe narahebye pe ese ntaho wagerageje basi ngo udepose byanga ariko njya ngerageza nkashakisha ahantu hose ariko byaranze ubushomeri burica ndi kwihinga ngo ndebe ko hitamo guhinga uzohinga ibiki sha amashu ibishyimbo ndi kwihinga ibishyimbo imfura ngo yarabuze ina ariko no yaramaje no guhinga n'umurima w'ibigori hariya hepfo mu kabandi niko kondo mbona zamukanye ariko rero nyine usanzwe bimaze kubibwira mukuru wanjye nakuboneye akazi namubwiye ko mfite umwana warangije kaminuza iyo mu cyaro bwana cyangwa ubwo arishima aravuga ati nta kindi nakumarira uretse kuguhera akazi uwo mwana agakora hano mu biro agakoresha n'abakozi banjye akaba umwizerwa ndashaka ko witegura tukagenda uyu munsi ni weekend kuwa mbere ugatangira akazi nta yandi mananisa ubagiye azajya ahembwa amafaranga umushahara ushimishije ugendanye n'amashuri yose angahe ntabwo mutagira uzayamenya uhageze ntabwo ari ngombwa ariko ndakubwiye ngo uzanyurwa gira rero ugende witegure ntabwo ngusiga kugira ngo umunsi ni weekend n'ejo ni weekend kuwa mbere saa 1:45 cyangwa saa 2 uzaba twageze uzatangira akazi gira rero witegure ugende ntabwo ngusiga rumari kagira vuba vuba ntabwo wese warangije ndi kumva nkaho nta n'ikintu na kimwe nigeze nkora sindarangiza shaho mama yanjye byansajije sinigeze njya no muri pause uyu munsi reka ndangize tuno tuntu ubundi tukunze twataha amasaha sinigeze urangiza aho basitugenda bagiye kuri musare weekend byose ni ibikiri aho ugomba kugira sibi se sibi none ikibazo ufite n'iki mufungire dutangiye nditahiye rero ndabasize nagiye sana Matiti. Titi ko wakuze cyane. Amakuru ki? Ko wakuze cyane. Aya? Ukore. Wadusuye? Uraho. Amakuru ki? Mumeze nk'utiteka ryose. Karibu. Murakoze.
umeze gute se turaho amakuru yagize turaho ko wabaye umugabo nabona ko yabaye umugabo asigaye ansumba n'ijwi ryarahindutse yarakuze rega abamaze iminsi yiga buriya n'ishuri rirarera amatiti Remi rero namuboneye akazi ibyo se koko namuboneye akazi kandi keza ko mu biro ukuri nawe yanyemereye ko hari ibyo yigiye nasi ko yize uretse ko yari yarakabuze akazi karabuze sibyo ko ngize amahirwe gusa fatita kanyibuka kakabona aha so ariko amazina y'abantu benshi nta kuntu washomerana ngo urenze umwaka isaza atagira kuwa mbere kuwa mbere saa 2 tuzaba twagezeyo nkwereka akazi ukora akazi ariko twumvikane Remi ntabwo narimbuza abandi ariko ndibaza nsanga mfite umuhungu urangije kaminuza ngiye kujyana ku kazi k'abandi ugomba kugakora neza ubwitonzi bwo nzi kubusanga sibyo kwa mbere ubwo nuko bitinze oya burije ubu ngubu uyu munsi wo kuwa gatandatu ntabwo tubara kubera amawiki n'uwejo burya amasaha 24 ni make cyane hari abakora akazi nabi saa yine akabara ndamutse aragiye akagaruka saa moya cyangwa ntanagaruka abo si mubwira imbaraga uzagakora ayo kwirirwa nk'ujyana rwose ntabwo nawe yari akababaye arabizi nibyo mbega sibyo jemba naniwe nakuzi iminsi iransigasha iranjyana kabisa bagasaza Biteshe. Ngo? Biti. Uwo mpamagaye tugiye kugira ubushake. Nagasura ubona nagukunda kwe. Ariko mva nkubwire Kenneth. Izo za sheri zawe ndazirambiwe. N'ikindi gihe n'undi munsi tuba twirwanye ku manywa sinzi ijoro ryose igihe umpamagara ushaka. No kukwitaba biba ari impuhwe mukiriye. Wakomeje nyamubwira basi my heart will go on. Please use your time. Ariko Rwanda kukimutunze. Nakubwiye ko nta gahunda na nkeya mfite yo kugukunda nimwe. Ushaka kumfasha ugakupa. Basi ndashaka kuvugana nawe mbabarira basi ntabwo byanshobokera. Ushaka kuvugana nanjye iki? Ntabwo bishoboka Kennedy. Nakubwiye ngo nta rukundo na ruke nshobora kukugirira wowe. Urumva? Nta gahunda yo kugukunda mfite habe na nkeya. Ndenda wakumvisha umutima ukunda. Umutima unkunda mu biki? Kennedy, n'ikindi gihe n'undi munsi sinzongera kuba mfashe telefone yawe urampamagara. Turumvikanye? Singishaka ko umpamagara umbabarire. Ibi bya mbere n'ubwa nyuma.
Amina ni umukozi wanjye yaje gusoma igitabo Kari masana yawe. niba yifatanya turakorana Rira biti ko nsanze ugiye se shana y'ingusuye urabeshya naguhamagaye telefone yawe ntiriho yaba si uhamagara abantu uzenya bo mu rugo nakundi nyine shana nanjye namvuye muri kirite nyine muri omega uravuga ngo reka wacu ndavuga reka amace ngusuhuze shana nyine ngiye mu nama y'ubukwe hano haruguru bw'umukuze nk'ibyo biteze sha turaburanye rero twaraburanye shana tugenaganira karakazi kagiye kutwica ceka kandi mba mfite inkuru zenda guturitsa umunwa neza mbwira ko utambwira ibya Canada aho kugejeje rero Canada ngeze ahantu nimbikubwira ubyumve noneho birandenga arara mpamagara nkavuga ese uyu nguyu we yabaye iki nkamwiyama ariko ntiyumva akongera nkamukupa akongera njye sinzi kabisa sinzi icyo nzakora uzi ko atajya yumva ako se wamukunze kuganira n'umuhungu mwiza wumva iki cyokora niyo yaba asa na diyama abengerana hano hawe niyo yazayisize iki sinshobora ntubizi ko nakunda abatipe biyemera aba yiyemeye kandi ibyo byose n'umuhehesi uriya mutipe ariko se wowe njye hari n'ikintu ntajya numva ukunda umuhungu se ntabwo nzi umuhungu ushaka ukuntu ameze nanjye mu nzozi zanjye simbizi abahungu si umunitesha mutwe gusa abantu bose maze kubona bose warabapinze sinzi niyo bigeze kuri Kennedy we bibagaheza ariyemera icyonsi cyo kunda n'abakobwa uzi yabonye agakobwa ubona arimo arareba yarangaye n'abakiriya baba baje baraje mu kazi reka byancanze mbwira bite se wowe cyane sawa nyine ubwo dukomezanye nyine nayo kugutesha inzo gahunda yawe y'inama Hello. Leila? Ushobora kuzana amadosiye nkagusinyira? Gira vuba. Leila? Ushobora kubwira abakozi bose bakajya muri sale. Hari umukozi mushya ugiye kuza hano ushaka ko baperezanta. Mubwira agire vuba.
uramutse nawe gutya uretse umuntu byanze wo hejuru umuryango wa mbere murakoze murakoze Kalisa rero abambwiye ndabona umusore asobanutse Seviyane nayibonye yarashimishije rwose ndabona nta kibazo kirimo nababwiye bagize n'umusaza umva uyu musore niwe wandi nakubwiraga umusore umukozi mushyashya bamwita Remy Seviyane rwose nayibonye yashimishije umwana gato nzi mwaramutse mbatumiye hano mu buryo butunguranye ntago turi butindane ntago ari inama isanzwe nagira ngo mbereke umukozi mushyashya nazanye usimbura Peter murazi ko Peter mu minsi yagiye hari ni umusore tuzanye ashobora guhaguruka nawe akivuga akababwira murakoze yango nabaza kubasuhuza mwese nkuko Deje yamaze kwivuga nibyo koko jewe nitwa Ntwari Remy nkuko Deje yamaze kwivuga nanjye ndi umukozi mushya muri mwebwe nkaba ngishimiye cyane kandi umurava mbasanganye nizeye ko nanjye nzawukomeza nzashyiraho ingufu kugira ngo duteze imbere ikigo cyacu murakoze hawe ikaze mu kino kigo twizeye ko uzafatanya natwe mu kuzamura iki kigo cyacu kandi twizeye ubushake n'umurava uzatwereka mu kazi kawe ibisigaye Leila arakwereka ibindi byose ndumva abandi mwasubira mu kazi kanyu tuza ugize ikintu ushaka kumbwira wow niza cyane nishimiye isanzure ni karibu cyane urakoze okay kandi ngende bijanye nayo
ugize ikibazo wampamagara ushaka hari ikintu ushaka nko kumbaza ushaka kumpamagara murakoze cyane merci Jinchumba bose yaje. Yaje. Ntabwo yigeze abyitaho nyine. Twari turi mu nama nyine yakira umukozi mushyashya. Umukozi mushyashya. Umuhungu n'umukobwa. So mu kipe muremure. Mwiza. Arubaha. Ko mbona umeze nk'umuntu wagiye muri rave. Arabye gute. Umuntu afite ikinyabupfura sinzi ko nakubwira. Aratuze ubona ndashaka kumubona. Ariko ndabona umeze nk'umuntu wamukunze. Ngo nakubwiye ko nakunze imico ye. Nta kintu. Imico y'umuntu winjiye mu biro bwa mbere wese umukunda. Ya ukuntu yanyitwaye. Imico utayizi. Ufite twahuye arimo arambaza nyine ngo biho ya papa. Ukuntu yabimbajije ubona yicishije bugufi. Akorera ukagira reka kumbesha kambwiza ukuri. Ko ari ubwa mbere nakumva nanavuga inkuru z'umukozi. Nyine aratandukanye n'abandi bantu bose nabonye. Batandukanye batse umunsi wa mbere yinjiye mu biro wese umenye imico ye. Oya urabona uhura n'umuntu ukabona nyine ni nk'abandi kumva ko wahuye n'abandi nkawe nka 50 ariko we afite ukuntu yihariyemo gake. Ari différent. C'est quoi le problème? Bigazabe ko de foudre. Ndabona eko. Umva sinzi ko nabikubwiye. Yitwa ndeze? Yitwa Remy. Flim. Sandrine. Reba hano. Ubwo ntiwakunze? Reba. Oya, ni icyo se wakunda? Njye nakubonye wakunze aho gushaka utabisobanukiwe neza. Akuguze ukuntu uri kubivuga. Uzi ukuntu urushayininga mu maso yawe? No, oya. Aho ntabwo urasobanukirwa neza. Ariko nanjye ndashaka kumureba. Ari heza? Ari muri biro nyine handi Remy yakoreraga nako Jean Pierre. Umuntu wanavugishijwe n'umwanya w'abantu bose uri gushyira muri Remy. Yereka agiye kumureba ndashaka kureba ukuntu asa uwo muntu wakuvanye hasi gutyo watanye. Oya. Ariko nibirangara ndamugutwara. Ndabizi. Umujyana Yesu n'uwanjye. Mwize bitese? Sawati. Nanjye banyita Kennedy. Nishimiye kubona. Mwize bitese? Ndi umucungamutungo hano mu kazi. Nibyo. Ariko byanyobeye. Ibiki? Urabona taburo. Sinzi uburyo umuntu ari buyuzemo. Okay, urabona ko bizagenda nyine ubundi iyo utangira akazi nyine biragucanga. Akazi gutya itaburo wica gutya urabona aya makorone n'aya marinye iyo umaze kubikora ushakira no muri database byose bitabizi nyine utangiye akazi nyine bwa mbere birabanza kugucanga aho kuko uzagenda ukora uzagira akabazo nyine uzajya umbwira mwerekere murahana muri office. Okay, ndumva nasubira mu kazi muranange hariya muri
ofisi ya hirya ubona ugira akabazo cyangwa hari ikintu ushaka kumubwira nkagufashaho nagufasha. Urakoze cyane. Sawa, merci. Akazi keza kandi. Urakoze cyane. none se bon uri hano nawe oya biterwa n'inkuru yanditsemo. Yes. nawe naje kudepoza igitabo ndabona bwije. Sabo kuki ni katuni. umeze ute? Ni sawa, waramenyereye akazi. Yes, namenyereye. Mbaye neza? No, merci. Ariko nyine koga yawe ni ikibazo niba ari uko bwije. Merci, urakoze cyane. Kananye ukosore akantu gato cyane. Ari dosiye nari nzanye ngo munsinyireho. Okay. Nimwe mukorana n'aba Bahinde. Bamwe batuzana ibitabo bivuga kuri bya physics na biology bivuga kuri cells. Yego ni twe. Okay. Ndabona Okay. Noneho barya ngo amazina ni Aline. Witwa Aline. Noneho urabona hano asinya ahangaha twabona aha na hano n'aha. Noneho urabona usohotse mu muryango wa ofisi yanjye uragenda umuryango w'ibumoso aho chef akorera uragenda guteraho kashe. Ndakeka ndumva noneho nta kibazo. So murakoze. Sorry? Arriba di telefono. Merci. Noneho ushobora kumpa nimero cyangwa ariko ngohereza business card yanjye uzahamagara umbwira uko byagenze. Nzabahamagara kandi murakoze. Sana mwishimira n'amagara. Bite Franco? Ari ibintu Leila yari yampaye ngo mbazanire. Leila? Uri guhaye? Samu.
Gaston reka tuze kuvugana mu kanya. Sawa sawa. Asa ari miki. Tavuye. Ntabwo byoroshye. Ni Leila ukanyohereje. Leila. Ngo fungura urebe ufite ubwoba. Fungura urebe. Kuramo neza ariko utabyangiza buhoro. American babe. Sini wakarebye sana sibizemo nyine. Byabaze ubuntu nzabwira. Harimo n'utundi tutareba. Reba muneza ntabwo birashiramo. Harimo n'ibindi. Aho wasaze. Kana ho wahise nakora. Agaciro k'impano siko ngombwa, ahubwo ikiri ngombwa ni ubushake n'umutima by'uyiguhaye kuko urukundo ruruta byose. Happy Valentine's Day, Leila. Kennedy, agaciro ni akandi. Ese ntacyo numva. Kennedy, inshuti yanjye turakorana. Ni gute umuntu akunda umuntu atazi? Ntabwo turamenyerana rero ku buryo yankubita surprise nk'ingibi ibintu nk'ibi ngibyo. Ariko wayisomye neza ira carte postale wumvisha ibintu birimo amagambo arimo. Arakarishye. Kubera urukundo gukunda. Ahubwo nturi umwana afatiraho. Rero ko kwemera gusa urukundo ni impumyi kandi iteka rurekezwa n'ibisazi. Gusa ruba rwiza kuri bamwe mu gukunda iyo rukwinjiyemo ukagerageza kugira uruha nawe akarufata neza ntaruhereza abandi. Kennedy, katugende kuko ndabona wowe ushobora kuba warahuye n'ibigeragezo by'urukundo. Rero usa nkaho ufitemo experience. Tujye kuri lunch. Akora iki ko nari kumubona ari? Yagiye muri konje. Ntabwo abimenye. Akora muri konje. Ya, ni nkaho mwarusikanye ariko nabwiye. Leila. Oui. Ngize rero n'umwanya mwiza kugira ngo ushimire kuri kado wampaye. Narishimiye cyane. Byanshimishije cyane. Impano buriya zihabwa na benshi. Ndetse zikanatangwa na kenshi mu buzima pe. Ariko buriya hari n'igihe usanga abantu babikorera nk'umugenzo. Ariko Remigye ntabwo nashatse kukwereka, ntabwo nashatse kwibutsa impano zose wagiye wakira mu buzima. Nanjye ubwanjye ngiye ku giti cyanjye numva nishimye nk'uyu mwanya turi kumwe, numva bishimije cyane kuba turi gusangira
ni iby'agaciro cyane. Hello? Biteze. Imeze bite? Nanjye ndabakumbuye cyane kabisa. Akazi kabaye kenshi ariko muri iyi minsi ndi kwaka konje, urabizi ko nari nyivuyemo ndi kwaka indi konje nzaza ngo tubonane. Nibyo? Shaye nagukumbuye sana. Nzaza uzanabwire nabo bandi bose ninza zabasanga namwica ahantu hamwe cyane cyane wowe babizi. Nzahita tubona bukanya tuganire cyane cyane ariko wowe kora sawa.